dufasha abantu kubahuza n'ibitaro. Dukorana n'ibitaro. Yego. Ibitaro bitandukanye muri Delhi cyangwa se no hanze yayo, muri New Delhi mu mujyi w'Ubuhinde cyangwa se hanze yawo bitewe naho umuntu yifuza kujya. Yego. Tumufasha guhura n'ibitaro bifite specialite zitandukanye. Hari ababa barwaye indwara zitandukanye ariko batazi ngo ese umuntu yabona amakuru ati nakwerekeza naca hehe byansaba iki. Tumuha amakuru yifuza yose kubijyanye no buvuzi. Ushobora kwibaza nese nzashika ninshika hariya nzakirwa nande, nzashikira hehe, nzacumbika he. Ibyo turabigufasha. Tugufasha kubona icumbi, tugufasha kugufata kuri airport. Ukigera kuri airport uhasanga umuntu waje kugutega, bafite amazina yawe. Rimwe na rimwe by'akarusho njya gutega abantu bansanga kuri airport. Usohokamo ngira ngo wowe urabizi twarahahuriye. Urahansanga nkagufata kakugeza kuri hoteli. Muri make ibyo ni bimwe muri bike byibanze dufasha abantu. Ni ikijyanye n'ubuvuzi. Hano hari ubuvuzi buteye imbere. Iki gihugu cyashyize imbaraga mu buvuzi. Kiri mu bihugu bivura neza muri iyi si dutuye. Kandi gifite abaganga b'aba specialiste mu ngeri zose. Muri buri burwayi bafitemo speciality. Kandi ikindi abantu batajya babasha gusobanukirwa neza, ndabizi rimwe na rimwe ubushobozi bujya bugonga abantu bwo kujya kwivuza mu mahanga. Ntibiba byoroshye kandi koko birasobanutse. Ibyo ntago wabitindaho. Kuvuga ngo ufate urugendo ugiye kwivuza mu mahanga, haba hariho kubaho, haba hariho kwivuza, ibyo byose urabibara. Ariko icyo nakubwira cyo, wowe ufite ubushobozi ushobora kuba wagera hano urwaye. Hano hari ubuvuzi buteye imbere. Buteye imbere. Hari abagera hano barabasezereye ko batazakira. Bava hano bafite ubuhamya. Wowe ukeneye amakuru, wowe ukeneye kwivuza, hari twavuze indwara zimwe na zimwe ntitwavuga n'ibindi. Hari ukenera IVF, wifuza urubyaro. Hano IVF yabiteye imbere. Kubikora biteye imbere. Bafite aba specialiste muri iyo field. Ushobora kuba ubyibaza nese bigenda bite, amakuru wayahabwa kandi ugahuzwa n'umuganga uzakugirira umumaro. Ikindi kandi kugera hano ntago ari ukujya mu isi idatuwe. Birashoboka, biroroshye kandi ku kiguzi kidahenze, kitari hejuru cyane. Kubona visa ntibihenze. Kubona visa ni iminsi 2, iminsi 3 wabonye visa. Ngira ngo urabizi ko twabikoze igihe byatwaye. So rero mwebwe mwifuza amakuru, turahari kugira ngo tubafashe. Ariko ndasaba ko bakanda subscribe please. Asante. Bayikande kuri Muzige TV, je narayikanze. Twonge kubaheza ikaze inshuti mukurikiye Muzige TV, iyi ni YouTube channel yanyu. Tubaye ikaze mwebwe murimo kudukurikira ndetse n'abazadukurikira nyuma. And then dufashe umwanya wo kwiyegereza abantu bose bafashe umwanya wabo bakanda subscribe, share, like and comment. Mwagize neza, iyo ni support nini ikomeye cyane. Nawe utarabikora ntiwibagirwe, reba aho munsi hari umutuku wanditse subscribe kandeho, usharinge ndetse una liking ibiganiro byacu kugira ngo buri uko dukoze ibiganiro inkuru zacu uzibonere ku mwanya. Nkuko mubiruze rero ku munsi wa none dufite umushitsi twatembereye, hari aho turi, aho hantu rero turahaje tuhababwire. Nkuko mubiruze rero tubona umushitsi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Twishimiye ikaze ryanyu. Twishimiye ubutumire bwanyu. Amazina yanjye muri make nitwa Mugabe Robert. Ndi umugabo, ndubatse, nkaba ntuye India cyangwa se mu Buhinde uko benshi bakunze kubivuga. Yego. Wabiza cyane. Ariko nubushe udushimira ngo kwikaza, ahubwo nitwe twogushimira kwikaze baduhaye. Oya, mwampaye ikaze kuri YouTube channel yanyu. Niyo kaze narivuze. Naho ikaze byo mu gihugu uri ninjye wari bahaye. Asante. Twaje rero kureba uyu mugabo, twagiye twumva amakuru yiwe, ibikorwa akora, twumva ni ibikorwa byiza cyane ko tugomba kubigeza ku bantu
abadukurikira ndetse n'abaza dukurikira nyuma kugira ngo bamenye ibyo bikorwa ni ibihe, bimeze bite, bigenda gute. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo tumurebe, tunamushimira yuko yadukinguriye akaduhereza ndetse n'umwanya kugira ngo tuganire. Hanyuma uvuze yuko utuye mu gihugu cy'Ubuhinde. Waje mu Buhinde uvuye he? Naje mu Buhinde mu mpera za 2020. Natangiye navuga ko umwaka wa 2021 twawutangiriye hano. Okay. Twari tuvuye mu Rwanda, tuza hano. Niho twari dutuye mu Rwanda. Wow. Yeah. None se uza kuza muri bino bihugu, buriya akenshi ari igihe abantu bamuvinga kuvuga ati reka aje muri iki gihugu, ariko hakaba hariho ikibazo, ese ningenda ninde uzanyakira, bizagenda gute? Urumva izo difficulté ntabwo zibura. Yes. None se wari ufite abakwakira cyangwa waraje gusa uza gutandura uhita ufata akarere? Oya, nagaruko byagenze. Hari abari bahasanzwe bahatuye, bamwe n'uyu munsi turabana hano. Nibo baduhaga amakuru, nibo batubanjirije, nibo batubwiye ko bishoboka ko abantu bahatura, nubwo cyari igihugu gisaba naho abantu bikanga kumva ngo abantu batuyeyo, ariko hari abari bahasanzwe, hari abanyeshuri bahize, abo bose twagendaga tubakuraho amakuru. Yes. Wow. Kandi ikindi buriya iyo umuntu amuvinga aje mu kindi gihugu haba hariho challenges zitandukanye. Ni izihe challenge wahuye nazo ushika hano? Challenge za mbere umuntu ahura nazo ahinduye igihugu, akenshi ni imico y'abantu itandukanye. Hano umuco wabo utandukanye n'uwo tumenyereye muri Afurika. Bafite umuco wabo bihariye cyane ko bibanda cyane kuri za kavukire zabo cyangwa se za gakondo. Bafite uburyo bibanda mu bintu by'ibigirwamana byabo, rero umuco wabo urasa n'ushingiye kuri ibyo bintu cyane. Rero challenges umuntu ahura nazo hari ibijyanye n'imibereho, ukuntu babayeho. Sinzi abantu benshi bajya babyumva, n'abantu batunzwe n'urusenda, nicyo kiranga kino gihugu. Ni igihugu cy'urusenda. Kugira ngo uze wisange muri iki gihugu no kugira ngo ubone aho ushobora kujya kugura ibiryo ni ikibazo, kubera iyo mico yabo nyine. Izo ni challenges zimwe abantu bagenda bahura nazo. No kugira ngo wisange muri quartier idatuwe n'abanyafurika, babona umunyafurika bakabona n'ikintu kidasanzwe. Ibyo nabyo bigenda bigorana cyane hano, ariko hamwe n'igihe nyine tugenda tubimenyera. Wow. Hari kuva nagera hano nagerageje kuzenguruka mu Buhinde ahantu hatandukanye ndatembera. Hari ikintu nagiye mbona shaka ngo wowe maze igihe hano kidusobanurire. Nagiye mbona mu muhanda hariho inka nyinshi, kandi ugasanga yaba abamotari yaba batwara imodoka bagera ku nka, ugasanga aho kuyigonga cyangwa se ijambo rya mbere ni inka ziri mu makaritiye, ziri mu mihanda ahantu hose zidafite umwungeri. Ariko icyantunguye ni ukubona uburyo imodoka yagera ku nka igahita ihagarara, ya nka itava no mu muhanda, ahubwo we agashaka ahandi ari buce, ariko ntabwo ngeye nka cyangwa se ngo ayege. Ibi bintu byo bisobanuye iki? Abantu bose barabyibaza, natwe twarabyibajijeho kenshi cyane tukigera hano. Mu muco wabo hari abafata inka nk'umubyeyi. Inka nk'umubyeyi? Bayifata nk'umubyeyi ngo kubera ko irakamwa igatanga amata akaba yarera abana, akaba yafasha abantu. Muri ubwo buryo bamwe bakayifata nk'umubyeyi. Noneho hakaba n'abandi bayifata nk'Imana. Ku bw'izo mpamvu zose ikaba yaryama mu muhanda ntihagire n'utora inkoni ngo ayikubite, ahubwo we agashaka indi nzira kugira ngo ya nka imubise. Rero izo mpamvu zose zituma inka igira agaciro kadasanzwe. Abayisenga, abayifashe nk'umubyeyi, mbese nka kwa kundi umubyeyi yabyaye yonsa umwana, ni nka muri asansi. Nabonye umushoferi adutwaye tugera hamwe zari mu muhanda, warangize abura hanyura araparika, ngo aparika mbona arasohotse, sinzi ibintu yafashe arayitamika. Ndamureba araza yinjira mu modoka aradutwara, ndamubaza none se ibi ni ibikarambira ngo akoreye umugisha, ngo akoreye Imana. Nibyo nakubwiraga, nibyo nagusobanuraga ngo hari abayisenga, hari abumva ko kugaburira inka, gufata ikintu ukayiha uri gukorera umugisha. Muri ya nka ashobora kunyuramo umugisha wawe. Iyo ni imyizerere. Ni imyizerere. Icyo ni ikindi kiganiro gishobora kuba kirekire, ariko muri make bizera ko inka
ari ikintu kidasanzwe, ni ikintu cyubashwe cyane muri iki gihugu. Okay, none se ubwo ku bantu bakunda akaboga cyane baje bakagera hano, none se iyo nka yori wumvaga babagi kurya Imana? Ntago buriya mu bihugu byose nubwo haba hari imyizerere iyo ariyo yose, ntibura abantu bamwe muri bo batabyemera, batabyizera. Hano hari abayisilamu ntibemera iyo nka nk'Imana, bemera Imana yabo Muhammad basenga mu buryo bwabo, inka barazirya. Ariko nubwo bazirya mu buryo busa nkaho bwihishe, kuko ntushobora kujya muri bushiri ngo uvuge ngo ni mu nka nkeneye inyama y'inka. Uraza ukababwira ngo nkeneye beef. Iyo uvuze ngo beef bamenye icyo ari cyo, kubera bwa buryo nyine wa muco twavugaga. Ubwo bivuze abakunda akaboga uje kurya hano buriye Imana. ni muri ubwo buryo. Okay, wow. Rero twije mu kiganiro cyacu, ubwo bwari ubuzima busanzwe. Twagiye twumva amakuru yawe, twumva Robert, noneho tugira amatsiko, noneho bwa mbere duhora ndibaza niwe Robert bavuga, komeza kwibaza nyine muri ubwo buryo. Ubwo rero twakubonye uri hano, ugiye kudusangiza amakuru ya hano, ubuzima bwa hano. Ese hano ko nagiye numva ngo uri umuntu ufasha abantu hano, ko abantu benshi barakuzi, ese mubafasha iki? Yego. Murakoze cyane kuba dukurikiye. Mushobora kuba mujya mwibaza ngo se kugera mu Buhinde bisaba iki? Cyane umubare munini w'abantu benshi bazi n'ahangaha n'abantu baza kwivuza. Hano ubuvuzi bwabo buteye imbere, bafite uburyo bubatse systeme yabo mu buryo bw'ubuvuzi, iragenda itera imbere cyane. So rero muri make Robert nk'uko yabivugaga, icyo dufasha abantu ni iki? Dufasha abantu kubahuza n'ibitaro. Dukorana n'ibitaro, ibitaro bitandukanye muri Delhi cyangwa se no hanze yayo, muri New Delhi mu mujyi w'Ubuhinde, cyangwa se hanze yawo bitewe n'aho umuntu yifuza kujya. Tumufasha guhura n'ibitaro bifite specialite zitandukanye. Hari ababa barwaye indwara zitandukanye ariko batazi ngo ese umuntu yabona amakuru ate, nakwerekeza naca hehe, byansaba iki? Tumuha amakuru yifuza yose ku bijyanye n'ubuvuzi. Icyo nicyo dukora cya mbere. Ikindi dukora, tumworohereza gushaka ibyangombwa byo kuza, kuko kuza n'ahangaha bisaba visa yo kwivuza. Icyo tugufasha, tugushakira impapuro z'ibanze kugira ngo ubone uko usaba visa ikuzana n'ahangaha. Icyo ni ikindi. Hanyuma ikindi dukora, tugushakira icumbi. Ushobora kwibaza nese nshika hariya nzakirwa nande, nzashikira hehe, nzacumbika he? Ibyo turabigufasha. Tugufasha kubona icumbi, tugufasha kugufata kuri airport. Ukigera kuri airport uhasanga umuntu waje kugutega, bafite amazina yawe. Rimwe na rimwe by'akarusho njya gutega abantu bansanga kuri airport. Usohokamo ngira ngo wowe urabizi, twarahahuriye, urahansanga nkagufata kakugeza kuri hoteli. Muri make ibyo ni bimwe muri bike by'ibanze dufasha abantu. Byiza cyane. Ndagira ngo muri kwiyumvira amakuru ari hano, uburyo bafasha abantu ndetse uko bigenda step by step. Hanyuma ikindi ndibubaze, buriya iyo abantu baza, hari igihe umuntu aza akavuga ati mfite ikibazo cy'ururimi, eske nderekeza hariya gute, ndavuga gute, urwo rurimi rwaho ntaruzi, cyangwa se mu buryo tujya ku icumbi, icyo nacyo kivuyemo, uburyo bw'imirire iki gihugu bimeze bite? Urumva iyo umuntu arwaye atekereza ibintu bitandukanye, utuntu dutandukanye twamufasha mu buzima busanzwe. Ibyo byo mubigenza gute? Icyo nacyo nari kukigeraho. Nari mpereye ku by'ibanze kuko nibyo by'ingenzi, ibijyanye n'impapuro zo kuza, ibijyanye n'ibitaro. Ikindi muri bya bindi navuze byo kuguhuza n'ibitaro, icyo dukora bitewe n'uburwayi, tugushakira umuganga ujyanye n'icyo wifuza, w'inzobere muri ubwo buvuzi, kandi ufite experience, tuzi neza ko muri iyo field cyangwa se muri iyo domaine aperforminga neza.
nubwo baba bahari ari benshi ariko hari uba wisumbuye ku bandi, ibyo ni bisanzwe. Ibyo nabyo tubigiramo uruhare, kubona appointment ya muganga, guhura na muganga, ibyo byose turabigufasha. Hanyuma icyo warubajije ku bijyanye n'ururimi, iyo uje hano utazi ururimi tubigufashamo. Turasemura, tugasemurira abantu, tukabafasha kumvikana n'abaganga kugira ngo basobanurire neza uburwayi uko bumeze, tukabimufashamo. Turamusemurira ikibazo cye kikumvikana neza, muganga akabona aho ahera avura umuntu. Hanyuma waruvuze ku cy'imirire, imirire iratandukanye nk'uko twahereye kare tubivuga. Imirire ya hano iragoranye ukuntu, ariko kenshi tubwira abantu ababishoboye, hari abagera hano bakabishobora, imirire hano bakayishobora, hari n'abagera hano bikabananira. Abo ngabo tubagira inama y'uko ashobora kwitwaza duke twiwabo, ariko iyo atabishoboye nabwo tugerageza kumuhuza n'amasoko ashobora kubonamo bya bindi bikeya by'iwacu. Ashobora kubonamo uwo mwumbati, ashobora kubonamo ibya bindi by'ibanze, ibirayi se, ibyo birahaboneka. Nubwo imirire isa n'igoye ariko ibyo biroroshye cyane, tubigufashamo. Udashoboye kwitekera, hano dufite uburyo tubyaranje, tukaguha umuntu ugufasha akagutekera, mukamenya uko mubana. Waba udafite umurwaza, tugushakira ukurwaza akakurwaza kugeza uvuye mu bitaro. Ibyo byose birakorwa kandi dufite experience yabyo, dufite abantu benshi tumaze gufasha kandi n'uyu munsi turakomeje kubafasha. Rero icyo nababwira, ukeneye amakuru wese, amakuru ari hano. Turaza gushiraho nimero yiwe aho munsi, muraza kuyibona kugira ngo ufite information runaka cyangwa se ibintu ukeneye kumubaza, wamuhamagara, wamwandikira, mukavugana. Reka mbaze gushimire ku ico ngico mu buryo mufasha abantu, kubera yuko nibyo nakumenyeyemo, nagiye numva amakuru yawe kuko turabanyamakuru, dushaka amakuru hirya no hino. Ndakumva, ndakumenya, numva yuko naza kukureba kugira ngo tuganire. Noneho kubera yuko hari igihe abantu bifuza kuja kwivuza ahantu cyangwa se kuja kwiga ahantu cyangwa se service runaka, abantu bakaba batinya kugenda, ninde wadufasha? Ariko ndashima yuko muhari kandi murimo kubikora neza cyane, kubera yuko amakuru yanyu yatugezeho ko mubikora neza cyane kurushaho. Nanje ubwaje mwaranakiriye ibyo urimo kuvuga, warabinkorewe wowe ubwawe n'abandi mukorana, so ndabashimiye mwese cyane. Mwakoze cyane. Hanyuma icyo mbaza kindi, muri kano kazi mukora, buriya iyo umuntu ari mu kazi habaho avantage na inconvénient cyangwa se desavantage kambivuga gutyo. Ni izihe mbogamizi muhura nazo muri kano kazi kanyu? Imbogamizi mu kazi ariko kose umuntu akora, nta kazi katagira imbogamizi. Imbogamizi ni rusange ku bantu bose bari mu kazi bakora. Imbogamizi ya mbere, ngira ngo umuntu wese uri mu mahanga ahura nayo. Kuba utari iwanyu, kuba uri ahantu mudahuje ururimi, kuba uri ahantu mudahuje umuco. Noneho hano mu Buhinde ni abantu bikunda cyane, basa nkaho utuntu twabo batwikubira. Rimwe na rimwe bikagorana kuba mwakwisanzuranaho mu buryo mukora kandi mukorana, bitewe n'uburyo systeme yabisa niyubatse. Ariko navuga ko bisa na desavantage bitari byinshi. Ikitugora cyane, navuga ko bitugora cyane, no kugira ngo twisanzuraneho, batwizere, bumve ko twakorana nk'abari muri field imwe. Usanga hariho za limite nyinshi kuri bo, kuko abanyafurika ni bake. Turi bake hano bari muri bakora ibyo, ariko ugasanga nyine nubwo hari abo tugeraho, hari abo duha serivisi, turacyari bake, ntiturakwira ahantu hose, kandi hari abifuza kujya n'ahandi. Turi mu bice bimwe, ntabwo dukwiriye ibice byose. Izo ni ingaruka z'umubare, kandi nacyo kitubera desavantage kuko tubasha kugera mu ntara zose nk'uko tubyifuza. Icyo nicyo nakwita desavantage tugira. Ariko mu kazi ni bisanzwe, nta mahoro pe, nta desavantage tugura nazo, cyangwa se ingaruka ngo turimitwe ku byo dukora. Oya, ntabyo. Wabiza cyane. Hanyuma rero ikindi kintu ni ibihe byiza, kubera yuko burya haba ibyiza hakaba n'ibibi,
kandi urumva nyine nk'uko wari ubivuze imbogamizi ntabwo zabura mu kazi ariko cyangwa se mu gihugu runaka utavukiyemo utakuriyemo. None se ku bantu barimo kudukurikira hariya barimo kutureba n'abazatureba nyuma, ni ibihe byiza bya kino gihugu muri iyi myaka yose mumaze hano? Ndibaza mufite experience nini cyane. Ni ibihe byiza bya hano hantu? Ibyiza ntibyabura kuko nibi bitabura, ariko cyane kubera ko turi muri systeme y'ibyo dukora, cyangwa se turimo tugira ngo abantu bamenye neza ibijyanye n'ubuvuzi muri iki gihugu, cyane ndasa naho hariho nibanda kuko ibindi mbigiyemo hari abenshi hari abadakunda gusura. Mu muco wacu ntabwo tugira umuco w'ubukerarugendo, ntabyo tugira. Ariko impamvu suko ntari bubibone cyangwa se ntabibona, ariko icyo nshaka ko dutindaho cyane ari nacyo abantu bifuza benshi ni ikijyanye n'ubuvuzi. Hano hari ubuvuzi buteye imbere. Iki gihugu cyashyize imbaraga mu buvuzi, kiri mu bihugu bivura neza muri iyi si dutuye, kandi gifite abaganga b'abasipesiyalisite mu ngeri zose. Muri buri burwayi bafitemo speciality. Kandi ikindi abantu batajya babasha gusobanukirwa neza, ndabizi rimwe na rimwe ubushobozi bujya bugonga abantu bwo kujya kwivuza mu mahanga, ntibiba byoroshye kandi koko birasobanutse ibyo ntabwo wabitindaho. Kuvuga ngo ufate urugendo ugiye kwivuza mu mahanga, haba hariho kubaho, haba hariho kwivuza, ibyo byose urabibara. Ariko icyo nakubwira cyo, wowe ufite ubushobozi ushobora kuba wagera hano urwaye. Hano hari ubuvuzi buteye imbere, buteye imbere. Hari abagera hano barabasezereye ko batazakira, bava hano bafite ubuhamya. Dufite ingero z'abantu bageze hano aho bavuye muri Amerika, bavuye muri Afurika, bavuye muri Europe, abavuye muri Australia bajya baza hano. Tumaze guhura nabo batandukanye, bavaho bari barabasezereye ntacyo twabafasha. Ariko ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru abari kuvuga andi magambo. So rero icyo nababwira, hano hari ubuvuzi buteye imbere. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga kino gihugu. Hari ubuvuzi buteye imbere. Wowe wifuza kwivuza rwose, nakubwira ko hano bagukoraho rikaka mugani w'abawundi ngo bamukozeho riraka. Rero niko bimeze n'ubundi, uko niko kuri. Kandi ntacyo nkabije, nta n'icyo ngabanyijeho. Wow, byiza cyane. Kuri ibyo uvuze byo naje ndifitiye ubuhamya. Hari uwo nabashe guhura nawe muri iki cyumweru, arambwira ati muri Afurika bari baramusezereye, yararwaye kanseri, bambwira yuko byarangiye. Ariko ageze hano basanga birashoboka ko yavugwa agakira, kandi aravugwa arakira. So rero hari igihe abantu bicara bakavuga ati byenda kanseri ntizikira, diyabeti, whatever, indwara runaka. Ariko buriya reka tukubwire, urimo kudukurikira ntugacike intege, wagerageza n'ahandi. Bashaka kwivuza aho uri bitakunda, ukaba wagerageza n'ahandi, kubera yuko hari amahirwe ko wakira. Ikibazo yari nuko hari igihe hano baguhebuza ukumva yuko ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ariko woja n'ahandi bakaba bakuvura ugakira. By'ukuri icyo cy'ubuvuzi cyo nagiye mbona abantu batandukanye ndetse n'abandi muzabona batanga ubuhamya. By'ukuri ubuvuzi bwo nanje ndabibona yuko hano hari ubuvuzi bukomeye cyane. Ahubwo icyo mbaza nk'abanyeshuri bakeneye kwiga, kuko hano hari ubuvuzi bwiza, bakeneye kwiga medicine cyangwa se ikiganga, hano se birakunda, biremewe? Hano hari umwihariko wabo. Hano ikijyanye na medicine ntago ari buri wese baha amahirwe yo kuyiga. Ushobora kwiga farumasi, ushobora kuba umufirimiye, ibyo birashoboka. Ariko ikijyanye na medicine biri limite, ntabwo ari buri wese baha iyo access. Mu makuru mfite nuko medicine bayiharira bene gihugu. Niyo makuru mfite. Nubwo atari 100% neza, ntabitinzemo, ariko nzi neza ko amakuru mfite medicine ni y'abene gihugu. Ntabwo ari buri wese bemerera ko ujya muri medicine. Andi masomo urayemerewe, ariko medicine barayihariye bonyine. Wumva ni ibintu zabo bikorera ibo bwabo. Kuko nasuye ibitaro bitandukanye mbona gusa n'abahindi gusa,
nta muntu n'umwe utari umuhindi bubona muri izo bitaro. Abarimo n'abagerageza kubaho harimo abanyafurika bamwe nzi abakora ku makilinike amwe basa nk'akomeye ariko n'abanasi umva nta mudokiteri ndabona ntiwarenga hariya baba bashaka yuko ibintu byose aba ari bo baba ibyabo. Wow, byiza cyane. Rero buriya iyo tuganira dukora ibiganiro tubaza amakuru y'iby'ibanze bizafasha abantu kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa. Ariko se iyo tuganira n'umutumirwa turakubaza ibibazo bitandukanye ariko tugasiga umwanya wawe wihariye kubera yuko nawe hari igihe ufite ikintu kiri ku mutima tutakubajije. Ubwo rero umwanya ni wawe tuzabona ku musozi. Murakoze cyane. Mbanza no kugushimira cyane ko wafashe umwanya. Ntabwo natekerezaga ko uzaza bikoreye ibikoresho muri ubu buryo ariko ikintu cyose kigira impamvu yacyo kandi kikagira n'igihe cyacyo. Icyo nabwira wowe udukurikiye cyangwa se wowe uzadukurikira, abantu benshi bicwa no kutamenya amakuru. Uburyo abantu bakira amakuru, uburyo abantu basobanurirwa ibintu, icyo nicyo kibazo cya mbere tujya duhura nacyo. Communication buriya niyo izingiyemo ibintu byose. Muri iyi minsi turimo noneho turi muri social media aho amakuru yose ariho aca. Icyo nakubwira cyangwa se nabwira uzadukurikira ni mutugane. Ntago ngusezeranya ko nzaguha ibyo wifuza 100% kubera ko simvura, ariko nzaguhuza n'uzakuvura. Kandi uwo nzaguhuza nawe nzaba mwizeye cyangwa aho nzakoriyanta nzaba nzi neza ko icyo wifuza uzakihabona. Wowe ukeneye amakuru, wowe ukeneye kwivuza, hari twavuze indwara zimwe na zimwe ntitwavuga n'ibindi. Hari ukenera IVF, wifuza urubyaro. Hano IVF yabiteye imbere, kubikora babiteye imbere, bafite aba specialiste muri iyo field. Ushobora kuba ubyibaza nese bigenda bite, amakuru wayahabwa kandi ugahuzwa n'umuganga uzakugirira umumaro. Ikindi kandi kugera hano ntago ari ukujya mu isi idatuwe. Birashoboka, biroroshye kandi ku kiguzi kidahenze, kitari hejuru cyane. Kubona visa ntibihenze, kubona visa ni iminsi 2 iminsi 3 wabonye visa. Ngira ngo urabizi ko twabikoze igihe byatwaye. So rero mwebwe mwifuza amakuru, turahari kugira ngo tubafashe, turahari kugira ngo tubahe serivisi nziza mwifuza, mubone amakuru mwifuza kandi muhure n'abaganga mwifuza guhura nabo, n'abifuza ibindi bitari ubuvuzi, abifuza gutembera, abifuza gusura Ubuhinde, muze tubereke aho musura, muze tubatembereze mu Buhinde, mumenye muri Aziya. Rero turahari ku bwanyu kugira ngo explore mumenye isi mutaramenya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Kandi ngushimira cyane umwanya wawe no kumpa umwanya kugira ngo mvuge ngira ibyo nsobanurira abantu batazi uyu munsi. Urakoze cyane. Dusoza reka nkubwire nawe, hari abantu bifuza kwiteza umusatsi. Kandi hano niho iwabo wo kwiteza. Rwose biravugwa nabyo, ibyo nabyo birakorwa muri iki gihugu rwose. Kandi noneho umubare munini urebye umubare munini w'Abahindi buriya abenshi biteza umusatsi. Rwose nta muntu ndabona ufite uruhara, mbona bose afite umusatsi kandi mwinshi. Abenshi buriya umwegereye ushobora kugira ngo yazamura ukabona hari ahantu hegutse, kubera ko abenshi muri bo ntibakunda kuwiteza, bakunze kwambara zira amaperike, niba bita amaperike. Ariko wowe wifuza kwiteza umusatsi barabikora rwose. Hari akantu keza wari ukoze ku rubyaro, kubera yuko hari abantu benshi bamaze igihe kirekire, kandi urumva hano hariho uburyo bavurwa, ubwo buvuzi burahari bikaba byakunda. Ni mpamvu natangiye mvuga ijambo rivuga ngo yacu ucika intege. Hari n'ahandi wagerageza kandi bigakunda. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twavuze ibike by'ibanze. Uba ufite igitekerezo waje muri comment ukandika hariya,
tuzagusubiza. Rero reka tugane ku musozo tubashimira, tubabwira ngo ibiganiro zacu nakagaruka. Murakoze cyane, duhure mu biganiro z'ubutaha.